tuganire kuri iki kibazo kijyanye n'imyuzure cyane cyane ikomeje kwibasira igice cya Afurika y'Iburasirazuba. Kristo, ubundi ubisobanura gute nk'umuntu ubifiteho ubumenyi cyane cyane bufite uburiye n'ibidukikije muri rusange cyangwa se na geography? Murakoze cyane, ngira ngo koko muri iyi myaka iri muri 5-6 mu gice cy'Iburasirazuba bwa Afurika hagiye hagaragara imvura iri kugwa ku gipimo cyo hejuru, nubwo hari ibice usanga imvura wenda igenda ibamo nkeya, ariko ikigaragara nuko igipimo cy'imvura yagwaga cyiyongereye kugeza n'uno munota. Hari rero zimwe mu mpamvu zibitera, ari nacyo kibazo uyu munsi abantu benshi bakibazaho, ariko hari impamvu zibitera. Buriya iki gice cya Afurika y'Uburasirazuba imvura igwamo ni imvura gihabwa n'imiyaga ituruka mu nyanja y'Abahinde. Inyanja y'Abahinde rero icyagaragaye mu bushakashatsi bwakozwe nuko amazi yayo ku gice cyo hasi cyarashyushye cyane ku buryo inyanja y'Abahinde yagize icyo nakwita evaporation, cyangwa se kuzamura urwokotsi rwinshi cyane kubera bwa bushyuhe buri ku nyanja. Ibi byatumye rero urwo rwokotsi uko ruza rusate, kuko imiyaga iva mu nyanja y'Abahinde by'umwihariko mu gice cy'uburengerazuba itemba ikubitira yerekeza mu burasirazuba bwa Afurika. Iyo evaporation rero yagaragaye ku gipimo cyo hejuru, iyo urwa rwokotsi rusunitswe n'imiyaga byerekeza hano mu burasirazuba bwa Afurika, ariko biri mu gice cyo hejuru byagera, kuko buriya nubwo inyanja ziyevapora, ziriya vaperi cyangwa se urwo rwokotsi iyo ruzamutse hejuru kuri kilometero runaka rukubitana n'ubukonje, icyari gaze cyangwa se icyari umwuka kikaba gihindutse amazi. Ariho rero bibe iyo fenomene iba neza igeze mu gice cy'Uburasirazuba bwa Afurika, hakagwa imvura nyinshi cyane. Ngira ngo hari nka fenomene tuzi wenda ikunze kuba mu nyanja za Pacifique, hari ibintu bajya bita ngo ni El Nino, aho usanga inyanja iyo zashyushye cyane zituma habaho kwivapora cyane ku rwokotsi, bigatanga imvura nyinshi mu bice bya Amerika, mu burasirazuba bw'umugabane wa Amerika. Ibyo bintu bikunze kuba, ni nayo fenomene rero isa nkaho iri kuba hariya mu nyanja y'Abahinde, nubwo wenda batabyita El Nino, bikaba byitwa dipoles, ariko dipole n'ubundi ni kimwe n'iriya fenomene tujya twumva El Nino iteza imyuzure, kubera ko amazi y'inyanja ya Pacifique ashyuha cyane, yashyuha hakabamo evaporation ku rwego rwo hejuru, kuyevapora byagera mu kirere hakaba indi fenomene yitwa condensation, aho icyari wa mwuka watumburutse gihinduka noneho amazi, imvura ikagwa ariko ku bwinshi kubera ko n'inyanja iba yarekuye urwokotsi rwinshi. Urebye rero mu Buhinde nk'inyanja iduha imvura, niyo fenomene ihari, ku buryo hari kuzamukamo urwokotsi rushyushye cyane kubera ko ubushyuhe bwo ku nyanja bwariyongereye. Nanone ubwo biraturuka kuri za mpamvu zindi wenda dushobora kuza kugarukaho, ku buryo urwo rwokotsi ruri kuza rwerekeza mu gice cya Afurika y'Uburasirazuba rukatanga imvura nyinshi. Ubundi musobanura gute El Nino? El Nino ubundi nubwo wenda ari ijambo wumva ni ijambo ry'Icyesipanyol, mu busobanuro busanzwe ni rivuze little boy cyangwa se agahungu gato, ariko n'izina ryahawe ubwoko bw'ubushyuhe bujya bwibasira by'umwihariko inyanja ya Pacifique, ikarekura urwokotsi rwinshi mu kirere. Rwa rwokotsi rwagera mu kirere rugakubitwa n'ubukonje, imvura, hakava imvura idasanzwe iteza imyuzure mu burasirazuba bw'umugabane wa Amerika, ndetse no mu bice bishyira uburengerazuba bw'Uburayi. Ni ukuvuga ngo El Nino rero ni fenomene iba aho amazi y'inyanja, by'umwihariko ubwo ndi gufata ko yakunze kwitwa El Nino mu bice by'inyanja ya Pacifique, nayo nyanja nini cyane dufite ku isi. Igihe amazi y'inyanja yashyushye ku buso, kuri surface, habayeho gushyuha bidasanzwe. Wabigereranya na kuri iyo ufite amazi mu isafuriya ubona nyine yaseruka, ubona hari kugenda havamo umwotsi.
El Nino rero kuri Pacifique nabwo niko biba bimeze ku buso hasi ku nyanja haba hashyushye cyane, noneho inyanja ikarekura rwa rwuka rushyushye rukazamuka mu kirere. Wabigeranya na wa mwuka w'inkono uri kuzamuka ujya ku mupfundikizo. Ubwo rero iyo habayeho ubushyuhe kuri surface ku butaka mu nyanja hakazamuka urwo rwuka, iyo rugeze mu kirere niho ya fenomene yo kwikora kw'imvura, aho urwo rwuka rugera hejuru rugakubitwa n'ubukonje, kuko iyo uva hano ku isi ujya mu kirere dans l'altitude hejuru, temperature igenda igabanuka cyangwa ubushyuhe bugenda bugabanuka. Urwo rwokotsi rero ruba rwazamutse ku bwinshi, iyo rugeze mu kirere rugakonja, nibyo bihita bitanga ya mvura nyinshi igenda ikagwa ku bwiganze, bigateza imyuzure, bikateza kuriduka kw'imisozi n'ibindi. Ariko El Nino nta kindi bivuze yuko ari fenomene iba ku nyanja ya Pacifique igashyuha cyane, yaba amazi ndetse n'igice cyo hasi kuri surface y'inyanja, bigatuma inyanja irekura urwokotsi rwinshi, ari nabyo biza gutanga imvura nyinshi. Niyo fenomene ni nayo ubwo wagereranya neza niyo twita Indian Ocean Dipole, nuko hahindutse izina, ariko ubundi Dipole nabwo ni nkaho ushatse wavuga El Nino. Hari izindi mpamvu bavugaga ubwo warushingiye kuri Indian Ocean Dipole, reka tujye ku zindi mpamvu mutekereza ko zaba bizibitera. Ngira ngo uko gushyuha kudasanzwe kw'amazi y'inyanja hari impamvu ziri kubitera. Uyu munsi hariho ikibazo cya global warming. Global warming wabyita ko ari umushyuhira w'isi, ni ukuvuga ngo ubushyuhe muri rusange ku isi bwariyongereye kubera tujya tuvuga ihumana ry'ikirere, kuko uyu munsi ubu mu mwuka wacu, umwuka uri muri atmosphere, uyu mwuka duhumeka uranduye, harimo particules, harimo ibinyabutabire byinshi bituruka ku myotsi y'imodoka, bituruka mu nganda, bituruka kuri plastike ziba zakubiswe n'izuba n'ibindi byinshi cyane. Ibyo byose rero biragenda bikazitira uyu muyaga, uyu mwuka uri muri ino atmosphere, ku buryo imirasire y'izuba ikubisiza hano ku isi. Ubundi buriya kugira ngo isi ihorerwa mu buryo bubiri. Hari uburyo bwa reflection, imirasire ikubita ikaza igahita muri wa mwuka duherereyemo wa atmosphere, ariko yasanga nta ya myanda nahoze mvuga n'ibinyabutabire birimo, hakaba hari ibasha gusubira mu kirere, ubushyuhe bugasa nkaho bugabanuka bworoha, indi nayo igapenetra mu butaka. Ariko uzarebe henshi uyu munsi abantu barakoteye imihanda ibyo byose ni ibintu byagiye bizitira bwa bushyuhe buturuka ku mirasire y'izuba, aho isi yisanze buri kugumana n'iki gice cy'umwuka duherereyemo cya atmosphere, nkaho bwasubiye mu kirere, cyangwa se ngo bumirwe n'ubutaka. Burasanga henshi hakoteye, burasanga wa mwuka urimo za particules chimiques, twa duce tw'ibinyabutabire, birasanga harimo ivumbi rituruka mu nganda n'ibindi, ku buryo ubwo bushyuhe butabasha kuba rejete ngo busubire mu kirere, cyangwa butabasha gukonsomwa n'ubutaka. Ibyo rero byahise bituma ubushyuhe bwa hano ku isi buba bwinshi, bwiyongera. Bumaze kwiyongera rero ibyago byavutse n'ibihe. Y'amazi y'inyanja twari turi kuvuga nayo kuri surface aharetse harashyushye ku buryo evaporation iri kuzamuka ku gipimo cyo hejuru. Evaporation ubwo navuga ko ari nko kubira kw'amazi ariko hakazamukamo gaze. Kuno ushobora guteka amazi mu isafuriya ukabona hari umwuka uri kuzamuka. N'amazi y'inyanja rero kubera kwa gushyuha, kwa kwiyongera k'ubushyuhe ku isi muri rusange, ari kuzamura urwo rwokotsi cyane. Iyo rugeze mu kirere rero, kuko urumva iki gice cyacu turimo ni igice cy'umwuka wanduye witsindagiye, reka mbyite gutyo, witsindagiye kuko urimo za particules, twa duce duto tw'ibinyabutabire, urimo ivumbi rituruka ku ihumana, rurimo imyotsi, urimo iki, bituma wa mwuka iyo uvuye, kandi buri umwuka kuno tubona imiyaga ihuha cyangwa se iyo urwo rwokotsi, burya ruba ruri kuva aho twita muri high pressure, cyangwa se hantu hatsindagiye rujya ahantu hari horoheje, hatari kwitsindagira k'umwuka. Kuvango rero birazamuka bikajya mu kirere, byahagera bigasanga aho ubukonje, hari ubukonje. Impamvu aho hari ubukonje ni iki? Wenda hari n'igihe umuntu ashobora kwibaza ngo kuki mutubwira ngo hejuru mu kirere niho hakonje,
kandi ahubwo ariho imirasire y'izuba inaturuka. Ibyo biterwa n'iki? Ariko ibanga ririmo nuko buri bushyuhe bufatwa n'uburyo umwuka witsindagiye. Iyo umwuka witsindagiye cyane ufata ubushyuhe bwinshi, bivuze ngo ukuva hano ku butaka ujya hejuru ku musozi cyangwa se uzamuka mu kirere, umwuka ugenda uba legere, woroha, nyine uburyo utsindagiyemo ya pressure igenda igabanuka. Ni nayo mpamvu uzarebe nk'iyo umuntu atwitse nk'amasharu uzabona umwotsi ugenda uva hantu wari witsindagiye ugenda uba disperse uzamuka. Mpamvu rero byabe kubera inyanja zashyushye cyane, birumvikana ziri kurekura urwo rwokosi rugahunga kino gice kirimo umwuka utsindagiye unashyushye cyane, rwagera hejuru rwatangira gukubitwa n'ubukonje ku birometero runaka. Kondensation ishobora kubera bitewe n'impamvu, imvura ikabiraguye ku bwinshi cyane. Ariko impamvu nyamukuru yabiteye ku buryo n'imvura isigaye igwa mu bice, wabonye Dubai mu minsi yashize imvura yaraguye ku bwiganze, imyuzure iravuka, kandi hari haciyemo imyaka 75 batabona imvura nk'iyi. Ni ahantu hari mu gice cy'ubutayu. Ibyo byose byatewe n'ihinduka ry'uko amazi y'inyanja asigaye ashyuha cyane. Nk'ubu henshi hariho fenomene z'uko urubura ruri kugenda rushonga kubera bwa bushyuhe bwazamutse biturutse kuri icyo kibazo cya global warming. Wenda uduteze amatwi yakwibaza ko Afurika ikishijwe n'inyanja, wenda tuvuge Atlantique ndetse na Indian Ocean, ugasanga mu by'ukuri wenda birimo kugaragara, niba muvuga ko ari ubushyuhe bw'inyanja, kuki bitaba no muri West Africa cyangwa se na Afurika y'Iburengerazuba ku bihugu bikora ku nyanja, ariko noneho ugasanga muri minsi birimo kwibasira agace k'iburasirazuba cyane, kandi n'ahandi hose hazengurutswe n'inyanja? Yego, ngira ngo buriya isi uburyo izenguruka, iyo izenguruka iva mu burengerazuba ijya mu burasirazuba, ariko buriya hari igice twita iki gice cy'umuyaga. Iki gice cy'umuyaga twebwe tubara ngo ni mu kirere, nicyo twita atmosphere, biba biri kuzengurukana muri iyo direction. Ariko ikibazo kivuka no kuvuga ngo hano ku isi dufite inyanja ziri ku buso buri ku bungana nka ubuso buriho amazi ni nka 70-71%. Urumva igice kinini kiriho amazi. Ya mazi hari imiyaga ibiri gusirikira cyangwa se ibiri kugenda ikubita igenda hejuru, ari byo biriya tubona biteza imiraba n'iki. Usanga rero hari ibyerekezo bigiye binyuranye bitewe na ryahinduka rya pression. No kuvuga ngo imiyaga uburyo imoving igenda, usanga inshuro nyinshi iri kuva muri cya gice iremerewe, itsindagiwe, yerekeza muri cya gice gisa nkaho kirimo vide, kirimo umuyaga uri ufite udupartikire dutatanye. Urumva rero impamvu wenda igice cya East Africa uyu munsi aricyo kiri kwibasirwa, impamvu yacyo ni iyi. No kuvuga ngo imiyaga ituruka mu nyanja y'Abahinde isa nkaho ifite uburemere, kubera ko urumva irimo twa dupartikire twa H2O partikire, ubwo ndavana uduce duto cyane tw'amazi, kubera ko amazi yashyushye, amwe ari evapora nka gaz nk'umwuka, akubitana na za gaze zisanzwe z'uyu mwuka duhumeka, harimo za oxygene, harimo za CO2. Urumva hari uduce twinshi twiyegeranije bitewe na bwa buremere. Turwana tuva muri icyo gice twari turimo tuza ku gice cy'ubutaka kirimo wa mwuka utarimo za partikire zaturutse ku mazi, bigatemba byerekeza muri iki gice duherereyemo. Mu gihe nko ku gice cy'uburengerazuba bwo ku ruhande rwa Afurika, imiyaga yaho iva muri Atlantique imyinshi urebye ifite imbaraga itemba yerekeza ku mugabane wa Amerika hirya mu cyerekezo, kuko urumva ibiri gutemba iva muri high pressure, ahandi harimo wa mwuka urimo partikire z'amazi na gaze zisanzwe zigize umwuka, bikaremererwa bitemba bijya mu gice cy'ubutaka kiri kuri Amerika. Wenda indi mike ikagaruka mu bice bya Afurika, ariko Afurika ubwo navuga nk'ariya za Gabon, za Nigeria, za Cameroon, hano hafi mu nkengero za Namibia, buriya nabo bakunze kubura imvura kubera ko imiyaga isa nkaho ituruka mu gice cy'inyanja Atlantique nta kintu ibasha gutanga. Ariko muri rusange impamvu twebwe Afurika y'Uburasirazuba yibasiwe nuko uburengerazuba bw'inyanja y'Ubuhinde
ni bugari cyane, ni igice kinini cyane ku buryo kivamo umuyaga mwinshi utsitse utemba uza muri cya gice gisa nkaho kirimo umuyaga uri légère uri mu duce duto cyane cy'ubutaka bwa Afurika y'Uburasirazuba. Ariko inyanja y'Ubuhinde kubera ko nanone ari inyanja ngari bigatuma havamo wa muyaga ufite imbaraga ku buryo igice kinini gikubita Afurika y'Uburasirazuba. Niyo mpamvu uzasanga hano muri Afurika y'Uburasirazuba ndetse n'iy'amajyepfo ari ibice biri kugwamo imvura nyinshi ugereranije n'ibice by'amajyaruguru n'ibice bishyira amajyaruguru y'uburengerazuba bwa Afurika. Ariko muri rusange buriya imiyaga impamvu igice cy'uburengerazuba kitibasirwa cyane, gusa naho hari igihe hajyabaho imyuzure cyane muri biriya bice bya za Senegal, za Nigeria, za Guinea Equatorial, kubera ko haba hari imiyaga iba yaturutse mu ruhembe rw'uburasirazuba bw'inyanja ya Atlantique. Gusa bitewe n'uko imyinshi itemba igendana nanone muri direction y'imiyaga ituruka mu butayu bwa Sahara, kuko buri butayu bwa Sahara bunafumbira bufumbira ishyamba rya Amazon. Urumva rero igice kinini pression irimo rya vumbi riremereye, urumva haba hiyongeyemo andi maparticule bitemba byerekeza ku gice cya Amerika cyane ugereranije n'uko imiyaga myinshi iva muri Atlantique itemba igaruka kuri Afurika. Muvuze ko ngo ubutayu bwa Sahara bufumbira ishyamba rya Amazon gute? Cyane bufumbira ishyamba rya Amazon kuko buriya imiyaga ihutera ubutayu bwa Sahara imyinshi, urumva ubutayu nta mvura igwamo, imyinshi rero uko ihuha hari ivumbi ritumuka mu kirere rigakomeza ndetse rikambukiranya inyanja ya Atlantique. Hari igihe wenda umuntu ashobora kuba yabivuga abantu bakavuga ati ntabwo ibyo bintu bishoboka, ariko hari ubushakashatsi bwakozwe rwose bwerekana yuko buriya mu mafumbire menshi inyanja ikibaya cya Amazon hariya mu bihugu bya za Brazil, za Peru n'ahandi rifumbirwa n'ivumbi ryinshi ryaturutse muri Sahara, ku buryo wenda mu gihe cy'umwaka nibuze mu mwaka umuyaga uturuka mu butayu bwa Sahara ushobora guhuha toni zigera kuri miliyoni 182 z'umukungugu umugenda ugwa muri ya nyanja ya Atlantique. Ariko uyu mukungugu birangira umwe wambukiranyije ukagenda ukagwa muri rya shyamba, ku buryo toni wagereranya, urabona no makamyo atwara nushaka ubyite wenda nk'amahowo. Yego. Muri Amazon muri Sahara hava nibuze ivumbi ripakiye amakamyo 700. Iryo ngiryo rero hari ryambukiranya rikagenda rigera hehe, kuko ritwarwa n'umuyaga ku butumburuke bwo hejuru, rimwe rigenda rigwa mu nyanja ya Atlantique. Ni nayo mpamvu ya mu nyanja ya Atlantique usangamo amafi meza cyane anabyibushye, kubera ko yari ibituruka kuri rya vumbi ryaturutse mu butayu bwa Sahara. Bikarangira rero kuko kwikeneka gutuma habaho udukoko n'udusimba twinshi amafi yirira. Nibuze muri ya makamyo nakubwiye agera ku 700 atumurwa muri Sahara yerekeza mu burengerazuba. Ubwo impamvu yerekeza mu burengerazuba mu bice bishyira Amerika nta yindi, hari akantu nakubwiye yuko buri umuyaga uhuha ikintu uva hahantu witsindagiye ujya hahandi hadafite igihari. Rya vumbi urumva iyo ritumutse rizamukana utundi dupartikire dutsindagira wa mwuka warura aho ngaho, bigatuma uhunga werekeza hahandi hadafite igihari. Muri Amazon nibuze rero ku mwaka hagerayo ikamyo 100,000 muri ya makamyo nakubwiye 700,000. Nubwo buryo rero iryo vumbi rihagera hari ryinshi rigwa mu nyanja ya Atlantique, ariko iryinshi birangira rigeze muri kiriya kibaya cya Amazon. Ari nayo mpamvu ya shyamba ari ishyamba ryagundutse rifite ubucucike bw'ibiti binyuranye, nubwo wenda habayeho kuryangiza, ariko uyu munsi riri gusigasirwa dore ko rifatwa nk'ibihaha by'isi. Yego. Hanyuma wenda uduteze amatwi mu kugana ku musozo, hariho wakwibaza ati kuki wa mugani turimo kubyumva muri Afurika y'Uburasirazuba, ariko kandi Indian Ocean mbona kwikora no mu bihugu byo kuri ibindi bihugu byo hasi, wenda Afurika y'Amajyepfo se ukazamuka ndetse na za Somalia. Urakoze. Wenda twibanze ku gice cya Afurika y'Uburasirazuba ko ariho wenda uyu munsi hari kugwa imvura nyinshi, ariko ntago
ari byo bice biri guterwa na kiriya kibazo cya Indian Ocean Dipole cyangwa se kwa gushyuha kw'amazi y'inyanja y'Abahinde mu gice cy'uburengerazuba, kuko usanga bisimburana. Hari nk'icyo twita La Nina, n'uburyo inyanja buriya ni nk'uko tujya twisanga ukabona mu gihe cy'impeshyi kino gihe twita iki tukabona nta mvura iri kugwa hano iwacu. Ikiba cyabaye burya habaye icyo twita La Nina. Wabigereranya nuko cya gice cy'amazi y'inyanja y'Ubuhinde cy'uburengerazuba haba noneho habayeho gukonja, cyakonja evaporation ikaba ikaba nkeya, ntihagire ntihagire urwokotsi rwinshi ruzamuka, imvura ntigwe. Ariko iki kibazo cyo gushyuha kw'amazi y'uburengerazuba bw'inyanja y'Abahinde ntabwo kiri gukubita Afurika gusa, ahubwo hari n'ibindi, ntabwo kiri gukubita uburasirazuba bwa Afurika gusa, ko hari n'ibindi bihugu biri kwibasirwa n'Ubuhinde. Ngira ngo ukurikiye amakuru uzasanga mu minsi yashize bwarakunze kwibasirwa n'imyuzure ndetse igatwara abantu, imvura nyinshi cyane. Ibice za Pakistan naho hari imiyaga yerekezayo rwose. Pakistan nacyo ni igihugu gifatanye n'Ubuhinde, hari imiyaga yerekezayo. Mu bice za Ethiopia, Somalia naho nuko imiyaga isa nkaho Somalia iri penetre mu nyanja, ari nayo mpamvu rimwe na rimwe igice cyayo cyegereye inyanja aho usanga cyumagaye, kuko urumva imiyaga irazamuka, ariko ya fenomene yo kubyara imvura yikora already yamaze kurenga surface cyangwa se bwa buso bwa Somalia. Ariko za Mozambique nazo ni igice kibasirwa cyane n'imvura nyinshi bitewe na kwa gushyuha kw'amazi y'uburengerazuba bw'inyanja y'Ubuhinde, za Madagascar. Ntago muri rusange umuntu yavuga ko ibice ntago ari za Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi gusa, ahubwo n'agace ko kumanuka ukagera muri Afurika y'Epfo ni ibice byagiye bigaragaramo imvura nyinshi uyu munsi. Ni mu gihe ahubwo mu burasirazuba nko muri za Australia usanga izo fenomene aho habaye, usanga mu burengerazuba hashyushye, rimwe na rimwe usanga mu burasirazuba bw'inyanja ahubwo y'Abahinde ho hakonje, ku buryo usanga za Australia nta mvura iri kugwa, hari ubushyuhe ku gice cy'ubutaka bw'imisozi, ariko ugasanga nta mvura bari kubona. Ni ibyo ngibyo muri rusange. Noneho buriya mu kugana ku musozo, hari icyo ibihugu wenda bishobora byo muri Afurika burasirazuba byegereye inyanja y'Abahinde bishobora kuba byakora kugira ngo wenda bihangane n'iki kibazo? Ngira ngo iki kibazo urabyumva ko impamvu nyamukuru yagiteye ni ingaruka z'umushyuhira w'isi, global warming, ku buryo nk'uyu munsi isi buri mwaka ihomba tiriyari imwe n'ibice bibiri za toni z'urubura. Ni ukuvuga ngo ibice byari birimo urubura ku mwaka tiriyari, urumva ni toni nyinshi cyane, tiriyari imwe n'ibice bibiri, kubera kwa gushyuha temperature yagiye yiyongera. Ariko impamvu nyamukuru ibitera ntabwo ari igihugu gikora ku nyanja y'Abahinde gusa, ahubwo ni ibihugu byose muri rusange bihumanya ikirere, byohereza ibyotsi byinshi. Kugira ngo nk'ubu ngubu igihugu kiri kuri top mu kwanduza ikirere harimo Ubushinwa, hakaza za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hagakurikiraho Uburusiya n'ibindi bihugu bitandukanye. Nyewe n'ibihugu byacu biciriritse bifite inganda ntoya wenda binahumanya isi ku gipimo cyo hasi, ariko buri wese arakontribute. Igikeneye rero nuko ibihugu n'ubundi hari byagiye bisinya amasezerano yo kubungabunga isi muri rusange. Ngira ngo hari ibyo ujya wumva bya Paris Agreement, ni amasezerano yasinywe guhera muri za 2015 gutyo. Ibihugu bisezeranywa kugabanya ubushyuhe bw'isi ku gipimo byihaye, kandi mu kugabanya ni kwa kugerageza kugabanya ibyotsi n'ibyuka bihumanya ikirere bishobora gutuma bwa bushyuhe twabonye gutuka ku mirasire y'izuba bugumanwa n'uru rwuka duhumeka dukikije, ntibusubire mu kirere cyangwa ngo bumirwe n'ubutaka. Icyo rero ibihugu byakora muri rusange ni ugukomeza gushyira mu bikorwa amasezerano mpuzamahanga yagiye asinywa na mbabwira ayo Paris Agreement, amasezerano y'Ipari mu Bufaransa, hari n'andi masezerano, bakagerageza kugabanya ibyuka bihumanya byongera ubushyuhe bw'isi, kuko nibyo biri gutera ibibazo bigari bishyushya, bituma amazi y'inyanja ashyuha, akareka urwokotsi rwinshi mu kirere, bityo rwa rwokotsi rwagera mu kirere
rwakonja rukagwisha imvura mu buryo budasanzwe. Ndumva icyakorwa ari icyo, ni uko ibihugu byakomeza kubahiriza amasezerano yo kugabanya umushyuhira w'isi, bigabanya ibyuka bihumanya byohereza mu kirere, bifata ingamba byiyemeza izi gahunda za green economy, gukoresha ibinyabiziga bidakoresha bituruka kuri peteroli, gukoresha amagazi n'ibindi. Ibyo ni zimwe mu ngamba bamwe batangiye, abandi bavuga ko babirimo, ariko bakwiriye gushyiramo imbaraga kugira ngo isi isigasirwe, kuko bitabaye ibyo ubona ko hamwe imvura ibiri kugwa ahandi hari gushya. I Burayi ngira ngo warabonye uburyo ibihugu by'Abagereki, Utaliyani, imisozi yashyaga neza na za Canada no muri Amerika. Urumva rero ni ibibazo rusange, aho biteza kwa gushyuha kw'isi, biteza inyanja kwiyevapura cyane zigatanga imvura nyinshi, bigateza n'imisozi kumagara igashya, inyamaswa z'agasozi ndetse n'urundi rusobe rw'ibinyabuzima rukangirika. Naha buri wese rero, naha buri gihugu cyose kiri hano ku isi gufata ingamba no gushyiramo imbaraga mu guhangana no kugabanya ingaruka zo gushyuhirana ku isi. Murakoze cyane. Murakoze cyane namwe.